twese duhagaze dufatanye mu ndirimbo ya 213. Data mwiza, Imana idukunda kandi ishobora byose, kuri uyu munsi w'isabato reka tugushime kuko wakomeje kubana natwe. Abana bawe bateraniye muri iyi ngoro ari wowe bashaka. Ndagusaba kugira ngo ubashe kubiyereka. Ndagusaba kugira ngo uwaje muri iyi nzu icyo agushakaho ukimuhe mu izina rya Yesu. Benshi bazanywe n'ibibazo byo mu ngo, bandi bazanye ibibazo by'uburyo butandukanye, bashaka kugira ngo babone igisubizo muri iyi nzu. Ndagusaba kugira ngo buri wese umutege ugutwi. Tugushimiye rero yuko wakomeje kubana natwe, ukaba waraturinze mu mirimo itandukanye, ukatugenera umunsi nk'uyu nguyu, umunsi tukwiriye kwihuza nawe, umunsi tukwiriye kwerekana yuko tugukunda, umunsi dukwiriye kuza tukakuririmbira kuko uri Imana yacu. Ndagusaba Mwami kugira ngo icyo tugushakaho ukiduhe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Reka dushimire Imana yacu duhaye amahirwe yo kuba tugeze muri uyu mwanya. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Mu ishuri ryo kwisabato mwakiriye abashyitsi b'ubwoko butandukanye mu buryo bwose, ariko no muri iyi gahunda yo kuramya bazaniye abandi bashyitsi. Twinjiranye n'abadiyakonikazi bari budufashe
muri gahunda yo gukiranukira Imana dutanga n'amaturo. Ninjiranye na korari intumwa z'ubushake mu itorero rya Nyarugunga, iraza kudufasha nayo muri iyi gahunda. Ariko na hano imbere ndi kumwe n'abashyitsi, ndi kumwe na Pasitoro Bazimaziki Deogratias uri busenge buheruka muri iyi gahunda dufite, akurikiwe n'umukuru w'itorero rya Nyarugunga uri butuyobore mu muhango w'amaturo muri iyi gahunda. Abo ni abari budufashe, ariko no muri iyi gahunda dufite abandi bashyitsi. Reka nakire umuyobozi wa Firidi atwakirire abandi bashyitsi turi kumwe nabo, nimurangiza muratwakirira rimwe. Pasitoro tuguhaye ikaze, twakirira abashyitsi muri kumwe nabo, murakoze. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Arakoze Pasitoro umpaye inshingano twese, ariko nje nta nubwo ndi n'umushyitsi, sivuga mperutse ahangaha, nubwo nzi ko mutandambiwe, sivuga mperutse ahangaha. Mu kwezi gushize sinarangaha, abaririmbyi bari gutegura indirimbo ari nimugoroba. Murakoze rero, reka dushime Imana yaduhaye aya mahirwe yo guteranira hamwe ngo tuyiramye, kandi twiteze ko iduha umugisha kuri uyu munsi wera w'isabato. Nabazaniye abashyitsi atari uko nabararitse, ahubwo ari ba nyir'urugo dusangiye izi nshingano. Twagize umugisha wo kubana n'umuyobozi wacu wa Inyoni, Pasitoro Hesironi Byiringiro, akaba ari we uza no kutugaburira ijambo ry'Imana. Yashimye kuza kubana namwe, ariko kandi ntabwo yaje wenyine, yazanye n'umufasha we. Reka musabe yigire hafi n'umufasha we ahagaze, maze tubakire. Ariko mu gihe tujya kubakira, mu nyemerere nze kubona irembo, nanjye ntabwo naje ndi igiharwe. Reka nsabe madame ahagarare, mutwakire hamwe. Muratwakira mute? Murakoze. Imana iduhana umugisha kandi idusangize ijambo yakoreye umugaragu wayo. Mukomeze kugira isabato nziza. Twese duhagaze fatanye mu ndirimbo ya 350. Turi
dusome amagambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko mu gice cya 10 umurongo wa 37. Mariko igice cya 10 umurongo wa 37. Baramusubiza bati, ugiye kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Baramusubiza bati, ugiye kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi ibumoso. Reka ab'imbere dufite uburyo duce bugufi dupfukamye, namwe mubabire aho muri uko bishoboka turanyuma. Senge Mwami Imana ishobora byose, muremyi wacu kandi mukunzi wacu, icyubahiro ni icyawe mu ijuru no mu isi. Ducishijwe bugufi no kukuramya, dukoresheje ikimenyetso cy'imibiri yacu kigihamya cy'uko imitima yacu ikweguriwe. Utwakire, wakire kuramya kwacu, kandi kuramya kwacu kwemerwa gusa kubw'igitambo cy'umukiza wacu Yesu Kristo. Twizeye tudashidikanya kandi tubyatuje akanwa kacu ko ari we mukiza wacu. Muri uyu mwanya wumva icyo tugusaba Nyagasani. Twazanywe no kugushaka kandi tuzi ko tukubona, ariko niwe wadushatse mbere. Turagusaba ngo mu kuboko kwawe kutananiwe gukiza, ukiza abafite imibabaye, ukiza abarwayi, kandi uhumurize abihebye, ugarure abajya kure yawe. Turagusaba cyane ngo iri teraniro ryaje kukuramya, buri wese uko agukennye umuyereke Nyagasani. Dusabiye iki gihugu wadutujemo ngo ugihe amahoro impande zose, uhire kandi ujye uyobora, wiyereke ubuyobozi bwacyo. Dusabiye itorero ryawe ku isi yose, iryo wahaye inshingano ikomeye yo kukwamamaza no guteguza abantu kugaruka kwawe. Uriyoboze umwuka wawe. Dusabiye iri teraniro riri muri iyi nzu yawe Nyagasani, kugira ngo abantu bose bahabwe umugisha nawe. Kandi mu buryo bwihariye dusabiye umugaragu wawe pasitoro, umuyobozi wa Inyoni, wadutumyeho ngo umwuka wawe amwuzure, kandi amagambo yawe ariyo ushyira mu kanwa ke. Umuhe imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge no gusobanukirwa, kugira ngo uvugane nawe avugane natwe. Duciye bugufi tuzi yuko uri Imana itwakira, utwejeshe ubwiza bwawe bukomeza kubana natwe, kuko tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Imana ni nziza kandi ibihe byose
Amen. Tugiye muri gahunda yo gutanga amaturo ndetse n'icya 10. Turabanza dusome amagambo ari mu cyigisho kiduyobora kwiga Bibiliya kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 4 uyu mwaka wa 2025, gahunda yo kugarura icya 10 no gutanga amaturo. Kwizera ni ingenzi cyane. Magambo ari mu Baheburayo igice cyaho cya 11 umurongo waho wa 6 aravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kuyizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Amen. Kimwe mu by'ingenzi biranga imibereho ifite imibanire myiza ni ukwizera. Abashakanye baramutse batizerana ntibagira imibanire myiza. Abashakanye bakora buri wese ari kure y'undi, baba bakeneye kwizerana kugira ngo bakomeze umunezero wabo. Nk'uko kwizera ari ingenzi mu mibanire yacu, ni ingenzi cyane no ku mibanire yacu n'Imana. Ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Ayo magambo twayabonye ko ari mu Baheburayo igice cyaho cya 11 umurongo wa 6. Uruhande rumwe rusaba kwizera mu mibanire yacu n'Imana n'urwo gutanga. Hamwe n'igiciro cy'ubuzima n'imibereho izamuka buri mwaka, dukeneye kwizera kugira ngo duhe Imana ibiyikwiye. Hatabayeho kwizera ntibyashobokera umuntu winjiza amafaranga make kugira ngo agire icyo agarurira Imana. Ariko kubwo kwizera birashoboka. Kwizera gufatira Imana ku ijambo, kwizera gufatira Imana ku ijambo yavuze, kwizera kutwemeza ko Imana izasohoza isezerano ryayo. Muri Maraki igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 10 aravuga ngo nimuzane imigabane ya 1/10 ishyitse, mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomororera imigomoro yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukabura aho mubikwiza. Bene data na bashiki banjye, tugomba gushyira mu bikorwa kwizera Imana ndetse n'ubushobozi bwayo bwo kudusohoreza isezerano ryayo ryo muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 10. Igihe tudatanga bibabaza Imana, kuko tuba twerekanye ko nta kwizera twifitiye. Icyo duhamagarirwa mu gihe tugarura icya 10 n'amaturo, nimureke dushyire mu bikorwa kwizera kwacu, dutanga dukiranutse hamwe n'umutima wuje ubuntu. Niba utabyizeye uyu munsi, ndakurarikira kuzashyira mu bikorwa kwizera kwawe, ugarura icya 10 unatanga amaturo igihe uzaba ubonye amafaranga. Dusenga Imana. Mwami wacu, Imana dukunda, utwitaho igihe cyose, izina ryawe nirabwe icyubahiro. Aka kanya tugiye kugutura amaturo, ariko icyo wishimira ni imitima imenetse, ni imitima icishe bugufi. Mwami Imana, turagusabye ngo imitima yacu banzu yeze, ibe ituro rishyitse kandi tuzi ko ari ryo turo wishimira. Kandi Mwami Imana, n'ibindi byose ni wowe wabiduhaye. Niyo mpamvu tugusabye ngo uduhe umugisha kandi uduhe umutima wo gutangana urukundo, tumenye ko ari we dukorera. Kandi Mwami Imana, utabashije kuribona niwe mutunzi wa byose, reka abonere umugisha kuri wowe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Niwe dutura
Yesu, amen. Intwarane nizo
yesu baragenda bahishurirwa iby'ibihe biheruka mu masengesho yabo meza impumuro nziza kuwiteka abandi bashobora gutungurwa genzurani uri muri zo ntwarane zifite umuyobozi rudasumbwa uzimenyesha ayo mabanga y'uko vuba tugiye gutabarwa rimeruka isi iri hafi bugufi bwacu cunga neza wirinde utazatungurwa kandi umucyo uri hafi yacu irarure kandi wiboneze shaka ibyiringiro by'umutima kuko imbere aho twerekeza intwarane nizo zizahanyura dukomeze umutima yesu nubwo umuraba w'ishuherushega tugumane mu burinzi bwawe dore imperuka isi iri hafi bugufi bwacu cunga neza wirinde utazatungurwa kandi umucyo uri hafi yacu irarure kandi wiboneze shaka ibyiringiro by'umutima kuko imbere aho twerekeza intwarane nizo zizahanyura dukomeze umutima yesu nubwo umuraba w'ishuherushega tugumane mu burinzi bwawe nubwo umuraba w'ishuherushega tugumane mu burinzi bwawe isabato nziza umunsi w'umunezero reka nshime Imana muri kino gitondo yatumye uyu munsi nzahangaha yatumye buri muntu wese agira amahirwe yo kuza kuruhukira ahangaha hariho igihe kimwe ubundi tutabiha agaciro ariko twari dukwiriye kubiha agaciro uko bukeye n'uko bwije hari umuntu umwe nigeze kubaza ntariko hariya aniveriseri yawe izaba ryari arambwira ati iba buri munsi aniveriseri yacu ikwiriye kuba buri munsi tugashima Imana ibyo yadukoreye ko yaturamukijeho reka nanone nshimire umuyobozi wa Firidi wandaritse kugira ngo nze kuruhukana namwe ku itariki ya 8 niho nari nateganije kuza ahangaha hari benshi mu bizera bari ahangaha bagiye bohereza ubutumwa ko naza ahangaha
reka mbashime uko kurarika kwanyu. Ku itariki ya 8 nifuzaga kuhazana umuyobozi wa diviziyo kugira ngo aruhukane namwe, atubwirize, ariko ntibyashoboka. Icyakora ku itariki ya 7 nabashije kumugeza ahangaha. Nkamugeza ntarahagera, mfite icyizere ko abambwiye ibyo bambwiye byari ukuri. Tuhageze twarishimye cyane. Reka mbonereho gushima bizera b'iri torero, mbashimire kandi mbikuye ku mutima. Reka nshimire abakuru b'amatorero, reka nshimire pasitoro, ariko cyane cyane abakuru b'amatorero, kuko nibo bahahora iteka. Bakoranye n'abizera bose kugira ngo mwubake inzu y'Imana ngiyi ngiyi. Uwaza ahangaha ntabwo yakorwa n'isoni. Uwaza ahangaha yabona koko yuko Imana yacu twayihaye agaciro. Benshi turi mu mazu meza y'ibitangaza, ariko no kugira ngo twibuke naho ubwoko bw'Imana bukwiriye guteranira ni amahirwe atangaje. Iyi ngoro mwubakiye Data wa twese ni ingoro iri kuri standard, ku rwego rwo hejuru. Ujya muri Amerika, ujya mu Buraya, ntabwo wabona ibirenze ibi ngibi. Ndashima rero umuhati, umutima, kwemera yuko Imana ibakoresha ngo mwubake ingoro nk'ingiyi. Hari abizera bamwe bagize uruhare rukomeye, reka mbashime mu izina rya Yesu. Reka mboneraho gushimira bariya baririmbyi. Bari baririmbyi baturimbiye neza. Nabirebye barangije ukuntu mwese mwabakiye. Ubwo twari hamwe nababwiye nti ikibwirizwa cyanyu mumaze ukwezi mwitegura, mukibwirize neza. Bakibwirije. Ikindi nibagiye kubabwira ni ukubasabira kugira ngo bazaririmbe mu bwami bwo mu ijuru. Ko kuririmbira ahangaha bikarangirira ahangaha, kuri wa munsi umwe akareba ati reka ture muri korale yacu ababashije kurokoka hakabura n'umwe, byaba bibabaje. Ndasaba Imana yabahaye impano yo kuririmba kugira ngo iyo mpano bayikomeze, izatume bagira igihe baririmbira mu bwami bwo mu ijuru. Amagambo nifuje yuko twigira hamwe ni amagambo aboneka mu gitabo ubutumwa bwa Mariko twanasomewe igice cya 10 murongo wa 37.
reka tuhasome Mariko igice cya 10 umurongo wa 37. Baramusubiza bati, uduhe kuzicara mu bwiza bwawe, umwe iburyo bwawe undi bumoso. Aya magambo ni amagambo meza, ni isengesho ryiza wakwifuriza ko buri muntu wese yasenga, ariko abahubwo dusenga dufite byinshi twibetseho, tudasenga mu kuri. Uyu ni Yakobo na Yohana, abigishwa ba Yesu, abana b'umugabo witwa Zebedeyo. Begereye Yesu baramusaba, nibwira ko n'ababyeyi bari bafitemo uruhare, ari se ari nyina bashobora kuba barabigizemo uruhare. Nuko ababyeyi babwira abana babo batari ko mwazasaba Yesu kugira ngo muzagire isumbwe. Bari 12, ariko 2 barinyabya, bagenda bagiye guhakwa kuri Yesu, ariko bamuhakwaho mu buryo bw'amafuti, ariko mu buryo bugaragara ko ari byiza. Nuko baramubwira bati, uduhe kuzicara mu bwiza bwawe. Umwe iburyo bwawe undi ibumoso bwawe. Mbese mwumvise icyo basabye? Ntabwo ryari isengesho ryiza? Mu magambo ryaba ryari isengesho ryiza, ariko mu mutima wabo ntabwo ryari ryiza. Bavandimwe, aba bana bagize icyifuzo ubwo bari bamaze kubona ko Yesu ari umugabo ukomeye, ashobora gukora ibitangaza. Bazi yuko Yesu aje kwima ingoma yo kuri iyi si, bati kandi uwamwihakirwaho yamuronkeraho. Bari bamaze kandi kubona ko Yesu nk'umuntu wari ufite kwima ingoma ya hano ku isi. Ikibazo ahangaha nifuza ko twabaza, mbese yemwe gusaba iruhande ko kuba iruhande rwa Yesu ni bibi? Oya, ntabwo byari bibi. Byari isengesho rishyitse, ahubwo se singira ngo twese twifuza kwicarana na Yesu. Kuba twaje ahangaha ni ukugira ngo twicarane na Yesu, ariko ibyo twibetse inyuma niryo shyano. Bose kuri ruhande rwa Yesu ni iby'igiciro cyinshi, ndetse igiciro gihebuje. Hanubwo ndetse natwe tujya turirimba indirimbo y'146
tukavuga ngo nicaye imbere ya Yesu mbabonera ihumure, nicaye imbere ya Yesu mbabonera ihumure, n'ahantu h'igikundiro icyampa nkahibera. Ni byiza nta ubugoryi kumuhanga amasoni byo mu yandi magambo twakwibwira ko Yakobo na Yohana basabiye Yesu iby'agaciro. Oya bavandimwe, mwami wacu Yesu yagiye ategwa imitego, yateze imitego bigeza n'igihe ayitegwaho n'intumwa ze. Intumwa yari yarigishije ariko arazigisha ntizabasha gusobanukirwa ngo bamenye uko bagomba gusaba. Yesu ari hano ku isi, iyo abafarisayo babazaga Yesu kenshi babaga bamuteze imitego bagira ngo nasubiza atya yisha amategeko ya Mose, noneho cyangwa se nasubiza ukundi araba yisha amategeko y'Abaroma. Ngako akaga Yesu yari afite. Noneho bigeza n'igihe intumwa za Yesu bamutega imitego. Mbese yemwe ntibyari bikomeye? Byari bikomeye ubwo byari bigeze no mu ntumwa, byari bikomeye rwose, kuko nibura izi ntumwa nizo zashoboraga kurusha abandi bose kumva iby'ingoma y'Imana Yesu yari yaje kumenyekanisha abatuye isi. Nimurebe ibyo Yesu yabigishaga, ntibari barigeze gusobanukirwa ko kuza kwa Yesu atari kwima ingoma ahangaha ku isi. Kandi izi ntumwa nizo zari zarabwiwe byinshi ku mibabaro yajyaga kubanziza ubwiza bw'ingoma y'Imana. Bagombaga kubisobanukirwa. Nibwira ko twese twumva umutwaro bari bikoreje Yesu, izi ntumwa, umutwaro wo kubagabira, kandi babanje gusa n'abamurahiza batari ko ibyo tugiye kugusaba uzabiduhe. Yabaga ataramenya icyo bagiye kumusaba. Uzabiduhe. Ese Yesu yarabuze icyo yatanga? Ntabwo yarabuze icyo yatanga. Ikibazo tugira ni ukumusaba nabi. Ndasaba Data wa twese kugira ngo ahumure ibitekerezo byacu, tumenye icyo tukwiriye gusaba icyo ari cyo, dusaba Data wa twese kuko afite byose. Ingorane zacu ni uko rimwe na rimwe gusaba kwacu kurangwa n'ubupfapfa. Ngaho namwe nimwumve igisubizo cya Yesu. Reka tugire amatsiko twumve icyo Yesu yabashubije. Ibi ngibi biri bubahe
ishusho nyakuri y'ibyo twibwira bihanye cyane n'iby'umwami Yesu. Muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 38, maze Yesu arababwira ati ntimuzi icyo musaba. Bari bamaze gusaba, nuko arabwira ati ntimuzi icyo musaba. Yesu yaje no kubabaza ati mbese mushobora kunywera ku gikombe nzanyweraho? Kuko iyo mubimenya ntimwari kumbwira ibi ngibi. Iyo mwamenyaga icyerekezo cyanjye ntabwo mwari mukwiriye kugira. Yongera kubabaza ati mbese mushobora kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Nabwo nibwira yuko batabashije kubisobanukirwa, nubwo bari bamaranye na Yesu igihe kirekire. Aha Yesu yashaka kubabwira iby'umubabaro, iby'urupfu yajyaga kunyuramo ngo aduheshe agakiza. Ati yaba mwamenyaga igikombe nzanyweraho, iyo mwamenyaga umubatizo nzabatizwa, ntimwari mukwiriye no kumbaza ibi ngibi. Reka twumve uko bashubije. Ku murongo wa 39 baramusubiza bati turabishobora. Dushobora kubatizwa. Yesu arabwira ati kuko igikombe nzanyweraho, koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, kandi umubatizo nzabatizwa niwo muzabatizwa namwe. Kugeza muri uyu mwanya babaga batarasobanukirwa. Mbese intumwa zaratoranijwe, zari zaratoranijwe, mbese intumwa zarapfuye rwose? Burya rero nibyo twibwira none byose bizasohora uko byahanuwe. Kuko dusomye umurongo wa 40 Yesu aravuga ati ariko kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso sinjye ubigaba. Ibyo munshakaho, ibyo mutekereza ntimushobora kubimbonaho, ahubwo bibikiwe aho byateguriwe. Ntibyatinze Yesu abona abigishwa be 10 babandi, nabwiye ko bari 12. Abo babiri bariherera, bihererana Yesu, ariko baje gutahura uko abo ngabo baciye iruhande bakajya gusaba kugira ngo barebwe neza, bafata imyanya y'ibyubahiro. Byababaje babandi 10. Nimureba akaga barababaye. Bandi ba 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohana. Ku murongo wa 42 Yesu arabahamagara arababwira ati muzi ko abavuga yuko ari abatware b'amahanga batwaza igitugu n'abakomeye bo muri yo bakayategeka. Ndabashishikariza kumva umurongo wa 43 n'uwa 44 ndetse n'umurongo wa 45. Ariko muri mwe siko biri, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya aba umugaragu wanyu.
kwicisha bugufi nicyo gikenewe. kandi ushaka kuba uw'imbere wo muri mwe ajya aba imbata ya bose. kandi umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ku bw'inshungu ya benshi. aya masomo nashatse ko tubasha kuyasoma tuyungikanije, kuko mu yandi kuko ubundi ari ikiganiro Yesu yagiranye n'intumwa ze, ariko ku buryo buhinnye. Yesu yabashubije uku nguku tubisomye, ababajwe no kudasobanukirwa kwabo. hari igihe kimwe no mu itorero dushobora kwerekana ko turi beza, tugakora ibintu bishimwa ariko bidaturutse ku mitima. tukubaka urusengero nk'ubu ariko bidaturutse ku mitima. ndasaba Imana kugira ngo ibyo dukora byose tujye tugengwa nayo. Yesu yarazi neza ko umurimo wamuzanye wari uwo kumenyesha urukundo rw'Imana Data no gucungura umuntu ngo ave mu bubata bw'icyaha. nicyo gusa cyari cyaramuzanye. abandi ntabwo bari barabashije kubisobanukirwa. impamvu yabyo ni uko Satani ajya gushaka umuntu n'abamarayika yarababeshe ko Imana itabakunda. Yesu yaraje mu gihe yari hano kuri iyi si kubihinyuza. Yesu yaje kubivuguruza no gukomererwa kw'inyoko muntu ngo izasubizwe Edeni yagizwe nshya. kandi Yesu yibukaga umuhigo yahize wo kuza gucungura umuntu mu nama y'agakiza, kandi kw'ibyo byose byari bifite inkomoko ku cyaha cyakorewe mu murima wa Edeni. nyamara kandi Yesu yarazi neza ko nta kundi ako gakiza kazashoboka usibye mu rupfu rwe gusa no kurunesha maze akazuka. kuzuka kwa Yesu ni umugisha kuri twebwe, kuko yaranesheje, kuko yaduhaye uburenganzira ko buri muntu umwizera ashobora kubona ubugingo buhoraho. Yesu amaze gutsinda icyari cyaramuzanye ku isi, yari amaze kukirangiza. Yesu Kristo yabonaga ko urugendo rwa nyuma yo kuzuka kwe ruzakomereza mu ijuru. aho niho Yesu yarebaga ubwiza bw'ijuru. aho niho yabonaga iherezo ryiza ry'umwizera wemera kumuyoboka mu mwuka no mu mubiri. nyamara ikibabaje, amaso Yesu yarebeshaga ntabwo ariyo intumwa ze zarebeshaga. amaso Yesu yarebeshaga birashoboka yuko natwe twaba atariyo turebesha, ariko ndasaba Data wa twese ngo ihumure amaso yacu turebe ibyifuzo bya Data wa twese, maze aba ari byo dukorera.
maso Yesu yarebeshaga iyo mibabaro y'ubwiza bw'ingoma itazahanguka, si intumwa zarebeshaga. Muri uwo mwanya natwe abariho none dufite amateka twigishijwe uko twaremwe by'agahebuzo, amateka twigishijwe uko twacungujwe amaraso y'umuziranenge, kandi twahawe amasezerano y'agahozo atagira ingano. Mbese twebwe ibyo tujya tubyibaza ngo tubitekerezeho? Twumvise ko Yakobo na Yohana bari bibereye mu myanya y'ibyubahiro, ngo umwe yicara iburyo undi yicara ibumoso. Iyaba nibura icyo nacyo cyari icyifuzo cyo kwicira iruhande rwa Yesu mu bwami bwo mu ijuru, bakaba barasabye bati turagusaba kugira ngo tuzicare iburyo bwawe turi mu bwami bwo mu ijuru. Iryo ryagombaga kuba ari isengesho rishyitse. Birababaje ko bamusabaga ko yabicaza muri uwo mwanya i Yerusalemu, ariko i Yerusalemu yo muri iyi si, hahandi mwebwe nanjye abariho none tuzi ibyaho. Hari igihe kimwe nifuje kugira ngo njye i Yerusalemu njye kuhareba, ariko bene data namwe bashiki banjye, ibyo nahabonye ntabwo birenze ibyo mu Rwanda. Ibyo nabonye muri Isirayeli n'amazi, ntibagira amazi. Hari ahantu hamwe usanga mu butayu baragiye bashyira amatiyo kugira ngo azene utuzi, kuko nta mvura ihari. Bamwe bakifuza kujyayo i Yerusalemu. Ndagira ngo aho ngaho siho twifuza kujya. Muri Palestina yo ku isi ntabwo ariyo twifuza. Ngaho aho abatizera bagarukira mu byifuzo byabo, reka ibyifuzo byacu bibe byo gushaka Yerusalemu yo mu ijuru. Reka ibyifuzo byacu bibe muri Palestina yo mu ijuru. Ariko se byatumarira iki bene data twicajwe muri iyo myanya ya yindi twifuza, bamwe iburyo abandi ibumoso, tudashishikajwe no kugarura Yesu abazimiye? Umugambi dufite ku itorero ryacu muri kino gihe ni ukugira ngo tugarurire Yesu abazimiye. Nibura umuntu wese afata intego y'umwaka, nibura atuye umwaka ndashaka kugira ngo nzagarure umuntu umwe, kandi ibyo wowe nanjye dushobora kubikora. Ngiye intego y'itorero muri kino gihe, ngiye intego Yakobo na Yohana batari bafite. Bitabaye bityo twaba tugiye kwicara i Yerusalemu ya none. Ariko se ngo bizatumarira iki? Ibyaho birubakwa uyu munsi hariya i Yerusalemu, ejo bigasenywa. Nyamara tuzi neza ko Yesu yagiye kudutegurira hacu. Aho ngaho niho nifuza ko twese twamaranira. Ngo aho ari natwe tuzabeyo, kandi umurwa yubaka uyu munsi uzahoraho iteka ryose. Ntabwo ari umurwa uzasenywa nk'uko bamwe bubaka.
intambara ikaza bigasenyuka, umurwa wari mwiza, ariko data wa twese atwubakira ntabwo uzasenyuka. Mureke duhereye none twibuke inshingano yacu, inshingano twasigiwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo uwo bizagora kwibuka aje yibuka, nibura yibuka ko hariho ubutumwa bwiza bwa Matayo iteka mu buzima bwawe. Igihe cyose nubwo wakwibagirwa, ariko je wibuka ubutumwa bwanditswe muri Matayo 28 hatubwira ngo tugende. Ndifuza gutinda gato ku murongo wa 19 w'icyo gice cya 28, ariko reka duhere ku murongo wa 16. Hariya havuga hati, nuko abigishwa 11 bajya i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse. Umurongo wa 17, bamubonye maze baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Uwo ni nka Tomasi washidikanyaga. Ku murongo wa 18 naho hati, nuko Yesu arabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi. Ngubwo ubutware data wa twese afite. Ku murongo wa 19, nuko mugende. Icyo ngicyo nicyo nashaka kubabwira. Ndasaba kugira ngo umuntu wese uri aha ngaha abigira intego, muri kuno kwezi kwa 4, mu kwa 5, mu kwa 6, mu kwa 7, bizageze mu kwezi kwa 12, nibura hari umuntu nagaruye data wa twese. Ku isabato mperutse guteranira hariya mu itorero rya Kimisagara. Nashimishijwe cyane, bari bafite programme. Iyo programme kwari gutura abana data wa twese, abana kugira ngo babasengere. Ababyeyi babyaye bazana abana aho ngaho, ariko icyanshimishije nuko n'ababyeyi batari abadivantisi basabye bagenzi babo bati, natwe turashaka kuzana abana bacu. Babazana muri iryo torero atari abadivantisi, bati natwe turashaka kugira ngo abana bacu mubasabire. Hari ukwihana kurenza uko nguko. Reka rero dufate inshingano yuko buri muntu wese uri aha ngaha byazageza mu kwezi kwa 12 nibura yihanishije umuntu umwe mu nshuti zawe, uwo mukorana, uwo muhura, umuganize. Ariko niba atanihanye, uzaba waramugejejeho ubutumwa. Nuko umurongo wa 19 haravuga ngo nuko mugende. Aho niho nifuza ko dusoma ati nuko mugende. None se yarabwiye ngo nuko nimugende mwicare? Oya, ntabwo ari ko yabigize. None niba yaravuze ngo tugende, niki gidutera kumva tugeze mu gihe cyo kwifuza kwicara iburyo cyangwa ngo twicare ibumoso, kandi urugendo rugikomeje? Bavandimwe, inshuti, bizera b'itorero, icyo kwicara, gukomera, si iby'ingoma ya Kristo.
turi hano ku isi. Ibyo dushakaho ni uguhaguruka maze tukagenda, kandi tugaca bugufi kugira ngo tugere ku bantu icyaha cyashegeshe, ku bantu icyaha cyacishije bugufi, ku bantu icyaha cyimye ijambo. Abo nabo bazabashe kuragwa ingoma ya Kristo. Mutyo bene data, duhaguruke tube inshuti z'abantu b'Imana, abantu Imana yiremeye. Tugire ubucuti n'abantu Kristo yacunguye, tubone uko tubagarurira Kristo. Dore vuba bidatinze agiye kumanuka, akamanukira ku bicu, aje ngo dukomorerwe, maze atujyane kuba baragwa b'ingoma, ingoma yameneye amaraso, maze twimane nawe ibihe bidashira. Ngaho tuve mu masengesho asaba kwicara, ahubwo duhaguruke kandi tubyutse abaguye, kuko biri mu nshingano zacu. Imana Data, Imana Umwana na Mwuka Wera nizo mbaraga dufite. Izo mbaraga ntizigereranywa, izo mbaraga urazifite, izo mbaraga nanjye ndazifite. Ngaho nimwumve ubwishingizi, ubwishingizi bwa nyuma. Muri cya kiganiro cyo ku musozi w'i Galilaya, muri Matayo 28 umurongo wa 20, hasoza hadusezeranira ngo, kandi dore kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ubwo ni ubwishingizi mwebwe nanjye dufite. Ubwo ni ubwishingizi buri muntu wese agomba kugirira ahangaha. Bavandimwe, impamvu nifuje guhera ku murongo wa 16 nagiraga ngo mbibutse iby'ububasha, ubutware n'ubushobozi bw'Umwami wa wundi wadutumye. Abari bamuzi by'ukuri bakimubona baramupfukamiye, baramwubashye. Mbese ni kangahe twiriza umunsi undi ugataha nta gishyika, nta cyubahiro byo kumupfukamira? Reka dufate intego yacu yo gutega ugutwi Data wa twese. Ariko nikinteye nanone gusoza ku murongo wa 20, ni ukubibutsa ko twahawe isezerano, isezerano ndakuka ko ntaho tuzajya atari kumwe natwe. Bitari icyo gusa, ahubwo kugeza ku mperuka y'isi. Ahubwo nimureke twige gusenga,
ngo tumenye icyo dukwiriye gusenga dusaba ibishyitse, twingingire kuzicara nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe. Igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 21 haragira hati, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye, ariko intebe yanjye y'ubwami, kuko nanjye nanesheje kicarana na data ku ntebe ye. Ndasaba Imana data wa twese ngo yongere kuturebera mu gukiranuka, bityo twongere kuzuzwa imbaraga ya Mwuka Wera ngo tugende, kuko tutacunguriwe kwicara. Imana idufashe gutebutsa ubwami bwayo ngo butwuzure umutima, kandi tubashishe kubwitegura, guteguza abantu bayo tutikanyiza. Ibyo byose ndabisaba mu izina rya Data wa twese, iry'umwami n'umucunguzi, umucunguzi wacu Data wa twese. Amen. Twese dufatanye mu ndirimbo y'138. 138. Thank you.
twicishe bugufi dusenga Imana. Data wa twese, mwami Imana yacu uri mu ijuru, bana bawe turagushimira kugira neza ko yakomeje kubana natwe, waraturinze mu myaka buri muntu wese amaze, waduhagazeho nk'Imana, turiho kubw'umugambi wawe, izina ryawe rishimwe. Tugushimiye uburyo wadukuye mu miryango itandukanye, ukaduhamagara, ukatuzana mu muryango wawe mugari iryo torero, tunejejwe no kukwita data wa twese. Twongeye kugushimira inshingano wahamagariye buri muntu wese tukiri hano muri iyi si, niyo mpamvu wavuganye n'umugaragu wawe nawe akamaze kuvugana n'ubwoko bwawe. Yongeye kutwibutsa neza yuko dufite inshingano yo kubwiriza ubutumwa nk'itorero, aho twakijijwe kugira ngo abandi bakizwe. Ni ukuri mwami Imana yacu turagusabye ngo turinde kwicara, ahubwo buri muntu wese akore uko ashoboye, kuko wadusezeraniye, waduhaye ubwishingizi kuzabana natwe. Uyu mwanya rero reka akomeze kuyoborwa n'imbaraga yawe mu nshingano afite zo kuyobora itorero muri iki gihugu. Umube hafi, tumusabiye imbaraga n'ubwenge kugira ngo abashe gukora ibyo ushaka n'ibyo wifuza, maze mwami Imana yacu igihe nikigera twe nawe tuzagusanga tuvuga tuti ng'Imana yacu twategereje ituzaniye agakiza. Umurimo muri rusange muri iyi nyoni turawusabiye mu mafiridi atandukanye no mu ntara zitandukanye no mu matora atandukanye, aho bamwe mu bacu, bamwe muri twe bari gucika intege bagasubira inyuma. Ariko turagusabye kugira ngo abatentebutse bongera imbaraga, kugira ngo mwami Imana yacu ude kugufata tugukomeze, kuko ari weho byose kandi ari wo mugisha wacu. Reka dusabire abizera, kuko mu kanya tugiye gutandukana, abasaza n'abakecuru bari muri iteraniro ba umugisha wawe, abatabishoboye kubw'imbaraga nke umwuka wera baganiriza aho bari, kugira ngo uzabaye gusazira muri wowe. Dusabe igihugu cyacu mwami, komeze kugira umutekano. Abayobozi bayoboye ndakwinze kugira ngo ube kurira munsi ibiganza byawe, kandi aya mahoro dufite ude kuyabyaza umusaruro. Reka rero umuntu wese waje gushatse atahakubonye, byose tuyikwamaje mu izina ryera rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Reka dushimire Imana yacu iduhaye uyu mwanya mwiza wo kuba tuganijwe ku ijambo ry'Imana. Imana yacu yagwa icyubahiro. Dushimiye ubuyobozi bw'itorero hano mu Rwanda bwashimye ko
buza ahangaha mu ijuru ibaha umugisha. Reka ndebe abizera batuma umuyobozi wacu wa Union kuzadusuhuriza abandi bizera n'abandi bakozi bakorera itorero, kandebe ibiganza bibatuma. Pastor, ibi ni ibiganza bibatuma ku ntashyo kugira ngo muzadusuhurize ahandi muzagera, kuko umurimo ari mugari, kandi mu izina ry'abizera bose baraha dushimiye ubuyobozi bwatuzirikanye uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Reka mbifurize kugira isabato nziza. Murakoze. 164 yicaye imbere ya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.